igihe kigeze barahamagara ngo napfuye ngo nibaze bashingure. Noneho mu gihe cyo baje gushingura haba habonetsemo ngo umukecuru wari ushabutse cyane nkankoraho ngo yumva agatima karacyatera ngo aravuga ngo uwo mwana nimube mumuretse kumushingura ngo kuko Imana hari ikiraza gukora. Noneho rero niho bandetse barategereza akanya gato ngo bumve nditsamuye, ubwo nsubira mu buzima busanzwe bwo kuba muzima, ndongera mpumeka umwuka w'abazima. Niho bahereye ko bampeza mu bikari cyane bakambwira ngo ugomba kujya wicara ahangaha kubera ko twe tumaze kuba inkumi zo guteretwa, ejo hatazagira umusore ugera ahangaha agasanga ugaragara muri saro cyangwa se agasanga ugaragara ahangaha ku muryango, bikarangira natwe tubenze ngo tutazabyara impumyi. Bari baranyeretse ahantu ho kwicara inyuma y'inzu nyine mu bikari, nari nsa nabi, nagiraga agakanzu kamwe karimo ibiraka ng'120, byari bikabije biteye ubwoba. Numvaga mu mutima wanjye nta byishimo birimo, nta munezero urimo namba, bitewe no guhezwa inyuma mu bikari cyane. Umunsi umwe najyanye nabo mu murima kubagara ibishimbo, ngezeyo ibishimbo byose ndabirandaguza, sinashobora gutandukanya icyatsi n'igishimbo. Barangije barampuragura ngo ninsubire mu rugo, ubwo ndataha. Ubwo noneho ndangije mbwira Imana ngo none amaherezo kuba amaye amaso y'umutima ariko ngaba ndani gufatwa nabi, amaherezo yibaza haba yahe. Uwiteka Imana arangije arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu kizakwemeza mu muryango, kubera ko ngewe ndi Uwiteka Imana njoboye ibyo byose. Ndayibwira ngo ni iki kuzangorera kizanyemeza iyo miryango. Irangije irambwira ngo ngiye kuzakujyana mu ishuri. Ndangije ndayibwira ngo uzanjyane mu ishuri ariko nzajye mu kigo nziga ndi kubayo, kuko n'ubundi nshobora kwiga ndi gutaha ngaha mu rugo n'ubundi bakankubita ugasanga ibyo nize biri kumvamo, kuko nziga ndi gufata mu mutwe. Uyu mupira ni nge wawudoze nshingiye uko bagiye baratwigisha. Kuri iriya mashini haba inyandiko z'abafite ubumuga bwo kutabona, ugenda urakoraho ukoresheje intoki, kubera ko iyo udafite ubumuga bwo mu mutwe n'ibintu byose urabikora bikaza, ubumuga bubi n'ubwo mu mutwe. Ubwo uyu mupira ni ngewe wawuboshe, mbohera abana b'abanyeshuri, ngabohera n'abapapa, buri wese uko aje angana ndamubohera, kandi umupira mubohe bigahwaniramo kubera ko Imana iba iri mu ruhande rwanjye. Ubu buhamya kubera njya kubutanga ku nsengero ahantu hagiye hatandukanye. Iyo natanze buno buhamya kubera ko Imana ifite inzira nyinshi, hari ab'umwuka wera akoreramo, barangiza bagakora mu mifuko yabo bakurikije uko bafite. Hakagira wenda nguvuga ati ngwishuriye amezi 2 cyangwa se ngwishuriye kumwe, undi akavuga ati fata bino 5 ubijyane mu soko uhahe. Nubwo buzima mbayemo. Murakoze. Imbere mfite ibyiringiro by'uko n'ibindi Imana itari yakora izabikora, bitewe nuko ikimara kumpa ayo maso y'umutima yo n'ubundi yambwiye amasezerano menshi nibitseho. Hari ayagiye arasohora, hari n'atarasohora. Ayatarasohora rero ndacyarindiriye, kuko impamvu ibyo byiringiro mbifite nuko hari ibyo nabonye, nuko rero n'ibindi nabyo izabikora. Nitwa Masengesho Innocent. Tubahaye ikaze abakunzi b'Abaragwa TV. Amahoro y'Imana abane namwe, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Europe ndetse no muri Amerika n'ahandi hatandukanye. Ukuboko kw'Imana kwiza gukomeze kubane namwe. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kumwe n'umutumirwa, kuko turabizi ko mukunda ijambo ry'Imana, mugakunda ubuhamya. Turi kumwe n'umutumirwa, twamuha akanya akabasuhuza. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Masengesho Angelique, ni umukobwa ushima Imana, ukunda gusenga cyane. Nubwo mfite ubumuga bwo kutabona, ariko nanjye Umwami yishimira uko ndi nuko meze kubera ko ari we wandemye. Imana ibahereze umugisha. Amen. Masengesho turakwakiye, Imana iguha umugisha.
kandi ukuboko kw'Imana kwiza nawe gukomeze kubane namwe. Tuguhaye ikaze kandi turizera ko Imana iri kumwe nawe. Rero turumva watangira usenga kugira ngo uganirize abantu, ubabwire ikiri ku mutima wawe, icyo Imana igutumye kuvuga, aba ari cyo uvuga. Rero tugusabye ko ubanza kubasengera Imana. Kadushima Imana kubera ko ariyo yaturinze ikaba iduhaye igitondo cy'umugisha, hari abagiye. Reka natwe dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje. Icyambere tugushimiye ni ukuduhaye igitondo cy'umugisha, hari abadukuwemo bagataha. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ntabwo tubarusha ubwiza cyangwa uburanga, ahubwo ni urukundo wadukunze kuba tukivugira kuri iyi si. Izina ryawe nirishimwe. Niyo mpamvu tukweretse nawe badukurikiye kumva ibiraturuka mu kanwa kacu, kugira ngo nabo ubahereze umugisha kandi ubahereze kumvisha amatwi y'umutima ndetse n'ayo umubiri, maze izina ryawe rihabwa icubahiro. Nizeye ko amagambo araturuka mu kanwa kanjye aragira aho abakura n'aho abashira, mu izina rya Yesu, amen. Amasengesho Imana iguha umugisha gusenga, ndetse kandi unasengera abantu biteguye kutwumva. Nagiraga ngo dutangire ngubaza, ese kuvuze ko ukunda gusenga, ni iki gituma ubikunda gusenga? Wasanze harimo iki? Gusenga ni iki gituma wumva gusenga ari byiza? Icyatumye mbikunda nuko navutse mfite ubumuga bwo kutabona, bikarangira noneho imiryango imfashe nabi ivuga ko ntacyo nzamara, noneho ngumva ko gusenga ari byo bizampereza umunezero wo mu mutima, kubera ko nasanze guhungira ku Uwiteka nta gisa nabyo, kuko nasanze harimo amahoro imiryango itampereza. Niyo mpamvu nabikunze. Imana iguha umugisha kubwo kutugaragariza impamvu ukunda gusenga. Ese ko watubwiye ko ubana n'ubumuga bwo kutabona, ubihuza gute no gusenga? Ubihuza gute n'ubuzima? Ese ikibigushoboza ni iki kugira ngo ubishobore? Ko bitoroshe, ubigenza gute kugira ngo ushobore kubihuza no gukorera Imana cyangwa no gusenga Imana? Pawulo niwe wabivuze neza, aravuga ngo byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Ni ukuvuga ngo nkurikije ukuntu narinda aho ngaho mu rugo, uko bampezaga inyuma mu bikari, nageze mu rusengero rero numva umutima wanjye ariho uri kuruhuka. Ndangije numva nakomeza kugumamo, bitewe n'uko nasanze nta undi munezero nabona ndi hanze, ahubwo numvishe kuguma mu rusengero ngakomeza ngisengera Imana, ariho umunezero waboneka. Imana ibahereze umugisha. Amen. Urakoze cyane. Uraza kutubwira ese ubumuga bwo kutabona wahuye nabwo ryari? Ese bwakubayeho umaze gukura cyangwa warabuvukanye? Uraza kubwira abantu, ubabwira uko wagize iki kibazo cyo kubana n'ubumuga bwo kutabona, kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza imirimo y'Imana ndetse no gukora kw'Imana, kuko turabona uri umuntu mukuru, wambaye neza. Ahubwo tubanje no kugushimira, turabona wambaye neza, wakarabye. Ubwo rero uraza gusobanurira abantu, ubabwire uko ubumuga bwo kutabona bwakugezeho, niba warabuvukanye cyangwa se niba bwarakubayeho umaze gukura. Ni karibu, tuguhaye umwanya kugira ngo uganirize abantu. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Mbanje kubashimira ko mwatwakiriye mukaba mwanaduhaye ikaze. Ndabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha. Ubumuga bwo kutabona rero nanjye nabaye mukuru, ndangije mbyisanzemo. Ubwo niho numvise mfite ipfunwe cyane,
kuko nakuze bavuga ngo ndi igihumyi kitazagira icyo cyamara mu rugo, ngo mbese bazakomeza kungaburira ngo amaherezo ngo azaba yahe, ngo ko ndazashobora gucuruza ngo nanjye njye ndiyambika ngo uko abandi bakobwa biyambitse ngo amaherezo azaba yahe. Ubwo ngubwo rero kubera ko mama yanzize iwabo mfite imyaka 2 n'igice ashaka undi mugabo kuko papa wanjye yari amaze gupfa, niho nagiye ahantu yashakiye njya kumubaza ikibazo aho cyaturutse cyo kugira ngo ngire ubumuga bwo kutabona. Ansobanurira ko narwaye mfite amezi 3, noneho mfatwa n'uburwayi burandembya cyane, igihe kigeze barahamagara ngo napfuye ngo nibaze bashingure. Noneho mu gihe cyo baje gushingura habonetsemo ngo umukecuru wari ushabutse cyane nkankoraho, ngo yumva agatima karacyatera, ngo aravuga ngo uwo mwana nimube mumuretse kumushingura ngo kuko Imana hari ikiraza gukora. Noneho rero niho bandetse barategereza akanya gato ngo bumve nditsamuye, ubwo nsubira mu buzima busanzwe bwo kuba muzima, ndongera mpumeka umwuka w'abazima kubera ko Imana yari ibikoze. Mama arambwira ati rero niho nakomeje nyine gukurana ubwo buzahare bw'iyo nari mvuye, noneho ntangiye kumenya kureba, mbese kwa kundi wereka ngo umwana telefone ukabona ikurikije amaso, ngewe babinyereka bakabona ndarangaye, ntabwo ariko biri kugenda. Imboni z'amaso zikajya zirabyina cyane ubudatuza. N'ubu ngubu byatuje ari uko ninjiye mu nzu y'Imana ngiye gusenga, niho imboni z'amaso zahagaraye kujya zirabyina cyane, kuko numvaga no mu mutwe mbangamiwe, imitsi y'amaso ndi kubabara bitewe n'uko zitatuzaga kubyina. Ubwo mama bansobanuriye ko ari gutyo ko byagenze, arambwira ati niba byaragendeye muri urwo rupfu, niba warabivukanye nanjye ndombizi, uretse ko mpamya ko icyabiteye ari ico cyo kuba warapfuye ukazuka, kuko ari byo nabonye. Imana ibahereza umugisha. Noneho urakomeza, ahubwo naringize akabazo, upfa ukazuka nawe ntabwo yari aramenya niba waravukanye ubumuga? Ntabwo yari aramenya ko navukanye ubumuga bitewe nuko nari nkiri muto cyane, ntari naba umwana wo kuvuga ngo ndi kureba ibyo hirya no hino, nawe ntabwo yari abizi ko navukanye ubumuga. Noneho rero ubwo byarakomeje kuko yaranzize iwabo, ariko n'ubundi ari kuvuga ngo kuba ngo yarambyaye mfite ubumuga ngo birutwa nuko inda yanjye yari kuvamo, ngo cyangwa se agakubita igihwere akamenya ngo kagishinguye, yakwicarana n'abandi babyeyi akavuga ngo Imana yaramwibagiye ngo kuba yaramuhaye umwana ufite ubumuga, ngo ari n'umwana w'ifura, ngo ntabwo ibi bibaho. Ubwo noneho nibwo barumuna be nabo babyumvaga amagambo ari kuvuga, niho bahereye ko bampeza mu bikari cyane, bakambwira ngo ugomba kujya wicara ahangaha, kubera ko twe tumaze kuba inkumi zo guteretwa, ejo hatazagira umusore ugera ahangaha agasanga ugaragara muri saro, cyangwa se agasanga ugaragara ahangaha ku muryango, bikarangira natwe tubenze ngo tutazabyara impumyi. Bari baranyeretse ahantu ho kwicara inyuma y'inzu nyine mu bikari, nari nsa nabi, nagiraga agakanzu kamwe karimo ibiraka ng'120, byari bikabije biteye ubwoba. Numvaga mu mutima wanjye nta byishimo birimo, nta munezero urimo namba, bitewe no guhezwa inyuma mu bikari cyane. Igihe cyarageze ngira Imana ngo wamana we, ko nanjye wandemye ng'abandi, ngavukira 9 ng'abandi, kubera iki ibi bibazo biri kunyibasira, kubera iki batari kureka ngo igikomere mfite cy'ukomeze aricyo ndwana nacyo, ahubwo nabo bakanzanira ibindi bibazo. Ndangije ndavuga ati rero Uwiteka, ndashaka kugira ngo njyewe njye mu rusengero njye gusenga, ndi kukubwira ngo nanjye umumure, kuko inkoni mbeje baramfataga bakankubita uko bukeye nuko bwije, ndetse bakanyima n'ibyo kurya. Nari narananutse, si ari ibintu biteye ubwoba, nta wifuzaga kunywa amazi ari kundeba, kuko ko narabaye mubi cyane. Igihe kigeze rero njya mu rusengero kubwira Imana ngo nanjye impumura, bari cyo
icyo nguhaye nkwemereye ni amaso y'umutima nguhaye, nuko taha. Nanjye ndangije ndayibaza ngo kumaye amaso y'umutima azamfasha kujya ngenda mu nzira, sinongere kugwa uko niboneye, sinongere kugwa mu mwobo, sinongere kusitara ku mabuye, kubona ko ibisebe ari byinshi ku maguru n'inzara ko zagiye ziravamo izindi zikaza, none imvune zo mfite mu mubiri nazo zizashira. Uwiteka Imana aransanga arambwira ngo bizashira, kubera ko ngewe ninjye usumba abantu, imbaraga zanjye ziri hejuru y'izindi zose, ibyo byose bizashira, kandi amaso y'umutima areba kure kuruta ay'umubiri areba, ibyo byose bizashira. Ngimara kumva Uwiteka Imana mbwiye guco, nakomeje kwiyumvamo umunezero wo mu mutima, kubera ko amaso y'umutima nari nyabonye. Niho nahereye ngajya ndafata ibirayi ngahata, mu rugo bagasanga nacanye natetse. Niho nahereye ngajya ndafata imyenda ngimesera, mu rugo bagasanga nameshe, ariko noneho ibyo ndiba bishime, bakanakomeza kumfata nabi cyane. Naringize akabazo kugira ngo wenda n'abandi birashoboka ko baba batasobanuke. Ese watangiye kujya mu rusengero, kuko uvuze ko wavuganye n'Imana, watangiye kujya mu rusengero ufite imyaka ingahe? Watangiye kwimesera no guteka, ubana n'ubumuga bwo kutabona, ugereranyije wari ufite nk'imyaka ingahe uvugana n'Imana? Nari mfite imyaka 12. Nari mfite imyaka 12, niho nahereye njya mu rusengero ngavugana n'Imana, ngumva ijwi ry'Uwiteka Imana rirampumurije. Noneho ntabwo bashimishwaga na ya mirimo yo mu rugo basanze nakoze, ahubwo bo bumvaga ko najyana nabo mu murima, kubera ko mu rugo kavukire niyo mu cyaro ira mu murenge wa Bugeshi. Bo bumvaga ko najyana nabo mu murima. Umunsi umwe najyanye nabo mu murima kubagara ibishimbo, ngezeyo ibishimbo byose ndabirandaguza, sinashobora gutandukanya icyatsi n'igishimbo. Barangije barampuragura ngo ninsubire mu rugo, ubwo ndataha. Ubwo noneho ndangije mbwira Imana ngo none amaherezo ko amaye amaso y'umutima ariko ngaba ndani gufatwa nabi, amaherezo yibazaba yahe? Uwiteka Imana arangije arambwira ngo ngiye kugukorera ikintu kizakwemeza mu muryango, kubera ko ngewe ndi Uwiteka Imana njoboye ibyo byose. Ndayibwira ngo nigi kuzangorera kizanyemeza iyo miryango. Irangije irambwira ngo ngiye kuzakujyana mu ishuri. Ndangije ndayibwira ngo uzanjyane mu ishuri, ariko nzajye mu kigo nziga ndi kubayo, kuko nubundi njobora kwiga ndi gutaha ngaha mu rugo, nubundi bakankubita ugasanga ibyo nize biri kumvamo, kuko nziga ndi gufata mu mutwe. Uwiteka Imana arabinyemerera arambwira ngo nzakujyana mu kigo ahantu uzigubayo. Ndayibwira ngo ndagushimiye Uwiteka. Noneho niho byakomeje, amavuta yabo barayafunga, igitenge baragifunga, isabuni barayifunga, ngo ntabwo bashaka ko njya ndabikoraho, nanjye ndari gukora ngo ninjize amafaranga mu rugo. Bamaze kubifunga ngajya ndatira umuturanyi igitenge n'igitambara, ngajya gusenga mu masengesho. Navayo yabona ukundi inzara yanyishe akampereza n'ibiryo ngajya. Noneho igihe cyarageze mbwira Imana ngo none ko ibi birambiranye nakora iki? Ndangije ndavuga ngo kampindura isengesho, aba ba mama wacu bari kungubita mbasengere, Imana ibahereza abagabo bashake. Ubwo niho nasengeye umukobwa wa mbere wankubitiraga ku buriri turyamye hamwe, kuko nabaga ndi no gusenga akaba mpubuye hasi, ngo ntago ibyo ndi kuvuga byumvikana, ngo mbese iyo Mana yo nasenze kitampumuye ngo bigaragare. Ndangije ndamusengera ndavuga ngo Uwiteka Imana, uyu mukobwa mufatiye ibihe ndamusengeye, kandi ndashaka kumuhereza umugabo byihuse badakoze ubukwe. Amasengesho nayavuyemo, nyuma y'iminsi 3 nyavuyemo haba haje umusore w'ingurutse uri kwihuta cyane, abayamujyanye badakoze ubukwe. Abahasigayemo uwo nguwo wanshiraga mu bikara kambwira ngo abasore batazabona ngo ndi muri saro ngo bakamubenga. Ubwo nawe mba ndamusengeye, nawe Imana imuhuje n'umusore kuri telefone, nawe bagenda badakoze ubukwe, kuko ndabukwe nari namusabiye. Ubwo noneho bamaze kugenda ndavuga ati ubwo nzigaranye umunezero mu mutima, kuko nzigaranye n'umukecuru n'umusaza, noneho nta kibazo nzigaranye. Niho
nagiye gukora ikiraka cy'amata, kuko Imana yari yarambwiye ngo nubwo mfite ubumuga bwo kutabona ariko sinzajya gusaba. Mu gihe cyo kurinda rya jambo rero ko ntazasaba, niho nagiye gukora ikiraka cy'amata, nikorera amata, umudongi wanyikorezaga amata akamfata n'akaboko tukagenda, nayaturaho nyatuye akambemba ibiceri 200, ngaguraho agasabuni, ngagura n'udukotora, ubwo ngisiga ngajya mu nzu y'Imana ameze neza kubera ko Imana yacu ikunda isuku. Noneho Imana irangije irambwira ngo ubwo buzima ntabwo ari bwo uzakomeza kubamo, ahubwo ngiye kuguhindurira amateka. Ubwo ngubwo muri ba mama wacu babandi bona ari nasengeye bagashaka, niho haje mama wacu umwe akajya ararunda imyenda igaturuka hasi kugera hejuru, cyane ko mu cyaro ho bambara n'ibipira by'imbeho kandi bikomeye. Ngaturuka mu gitondo ndi kubimesa, ngageza saa 9 za nimugoroba ndi kumesa, akambemba igiceri cya 50 cyonyine. Ndangije ngongera ngagura agasabuni, ibyo kugura utuvuta byo ndi byari bigishobotse kubera ko cyakira kacamata cyari cyamaze guhagarara. Wacu bakunda kubaka amazu y'ibiti, yasaza bakayagurisha bo gucana. Noneho cyakiraka cy'imyenda nacyo gihagaze, ndongera ngo rikiraka cyo kwikorera inkwi, nacyo bakampemba 5 byonyine, ngagenda ngagura udukotora twijana, ngagura n'agasabuni ka 50, ubuzima bugakomeza. Nandi kurinda rya jambo ry'Imana ari yambwiye ko ntazasaba. Gihe cyarageze noneho ndangije mbwira Imana ngo none ubu buzima ko bunaniye nakora iki? Imana irangije irambwira ngo itegure, ngiye kukujyana muri rya shuri. Bakaviwa aho bashakiye bakaza bakambwira ngo genda utoragurire mama udukwi aducane kubera ko nawe nduzakomeza kujya iby'ubusa. Najyana n'abandi bana gutasha, bakanyobereza mu gisura cyakuze, igisura kikamba bakikamyemeza. Nagera mu rugo babaga bantegereje ngo barebe ko ndacura ingwi, naba ndazizanye nabwo bakongera bagakubita. Mbese narindiho mu buzima bukakaye rwose, nabasha kuvuga bwari bundenze. Ariko ubu ndi gushima Imana kubera ko hari icyo yakoze, ikimara kunjyana muri rya shuri. Narize kubera ko kumugarata ariko kubura ubushobozi, Imana impereza ubwenge, ndiga rya shuri ndarirangiza, ndetse n'imashini nize barayimpereza. Mbere yuko ugera ku kwiga, utubwira ku mirimo y'Imana, ese yari amafaranga 150 watubwiye wakoreraga, wayakoreraga uri kumwe n'ababyeyi cyangwa wayakoreraga wibana? Ayo mafaranga 150 nayakoreraga ndaho ngaho kwa mukecuru ubyara mama, kuko nubundi ariho mama yari yaranziza agashaka undi mugabo, ubwo niho nanakuriye. Ubwo noneho nagiye ku ishuri nubundi nturutse aho ngaho kwa mukecuru, niho nagiye ku ishuri nturutse. None ko wagiye ku ishuri uturutse aho kwa mukecuru, ese ni bande bari bakujyanye muri iryo shuri? Ni mukecuru cyangwa nabo bavandimwe bawe? Ese kugira ngo ujye ku ishuri byanyuze mu zihe nzira? Kugira ngo njye ku ishuri hari abazungu baje bari kwandika abafite ubumuga ubwari bwo bwose batarobanuye. Noneho barangije nanjye baranyandika, barigendera, ariko bitewe nuko nari narahejejwe inyuma mu bikari cyane, nagiraga n'ipfunwe ryo kujya aho abandi bari, ngumva sinakwegerana n'abandi. Banjyanye uwo mukecuru yamerekeje asa naho ari gusunika, ndi kuvuga ati si barareba ukonsa banyandike kandi nsa nabi. Arangije aravuga Imana imera nk'imukoreyemo, ni Imana niko navuga kubera ko nta jambo nari mfite muri urwo rugo. Uwo munsi aranshorera njyana kuri ba bazungu baranyandika, bamaze kunyandika bajyana imyirondoro yanjye barigendera. Ubwo habaye hashize igihe nk'amezi 2 aciyemo, baba barampamagaye ngo ni intege nge Igisenyi, ningerayo hasigariye ngomeze ubuzima bwo kwiga. Ubwo niho banjyanye nyine njya ku ishuri. Ngezeyo ubwo kuko iyo yari turo ya mbere, ngezeyo manza na buri kintu niga. Noneho kubera ko nari ntarakiyakira mu mutima, ubwo habe habonetse undi mugenzi wanjye wari uri muri ico kiga, barambwiye ngo hari ikigo cy'Imasaka
i Kigali cyakira abafite ubumuga bwo kutabona bakiga gusoma no kwandika. Iyo aza kuba umuntu udafite ubumuga ntari kuvuga ngo ari kunshinyagurira, ariko kubera ko nasanze duhuje ikibazo naramwumviye mutega amatwi, amaze kumbwira guco ubwo hahara Igisenyi nahamaze amezi 6 ndangije, ubwo niho nasubiye mu rugo nditegura njya i Kigali. Maze kujya i Kigali nabo banyigishije inyandiko z'abafite ubumuga bwo kutabona amezi 6 mbasaba gusibira mpiga umwaka. Maze kuva muri ico kigo cy'abatabona i Kigali, ubwo ndongera nsubira mu rugo. Nsubiye mu rugo noneho numva kwiyakira muri nge kwaje, kubera ko numvise ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu ng'abandi, ndetse no muri ico kigo nari mbasanze abandi bafite ubumuga, bituma ndakomeza kwiheba cyane. Noneho ndiyakira numve nanjye nta kibazo mfite. Noneho Imana yambwiye ko nzajya kwiga iyo mashini naravuye i Kigali. Ubwo noneho kubera ko nari ndi kugenda ndi mu bushake bw'Imana, ndetse naho Igisenyi naramanje kuhaba, nuko ndangije ndatega ndagenda ndijyana. Ngezeyo Diregiteri arangije arambaza ngo muri kino kigo ko haza abana bafite abaterangunga, weho ufite umuterangunga? Nambwira ngo ngurikije uko Imana yakugiriye neza, nyemerere unyishurire umwaka umwe wonyine umbere umuterangunga, papa wanjye yarapfuye, mbese nyemerere umbere umubyeyi ube papa wanjye, nziga umwaka umwe ndonza kugora. Diregiteri arangije aravuga ati noneho iga, mu bushobozi mfite nzakurihirira umwarimu uzakwigisha nzamwishyura, kandi noneho no kukugaburira nzakugaburira, n'icumbi nzariguha, ariko nawe uzishakeho ubudodo n'amavuta n'isabuni. Ndangije mbwira Imana ati niweho wanzanye hano muri kino kigo, na n'ubundi ubane nanjye, ibyo byose nizeye kuzabinkorera. Kwizera kurarema. Haleluya, amen. Kwizera kurarema, kubera ko nasanze kwizera bituma Imana ikora n'ikitari kiriho kikabaho kubera kwizera. Noneho ya mashini niho nahereye aho ndayiga nyine, nyifashe no kuyimpa barayimpa. Hara mu gikapu hari umupira mwiza cyane ho naboshe, amabara sinigeze nyahushanya kubera ko Imana yampaye amaso y'umutima. Noneho ubwo nkimara kuyimenya masengesho, Imana ishimwe cyane. Uratubwiye ngo byageze ubwo wiga ndetse umenya no kudoda imipira, ariko turi kugira ngo usobanurire abantu. Ndi kubona ufite n'umupira, ese uyu mupira niwo wawudoze, bimeze bite? Ni karibu. Uyu mupira ni nge wawudoze nshingiye uko bagiye baratwigisha. Kuri iriya mashini haba inyandiko z'abafite ubumuga bwo kutabona, ugenda urakoraho ukoresheje intoki, kubera ko iyo udafite ubumuga bwo mu mutwe n'ibintu byose urabikora bikaza, ubumuga bubi n'ubwo mu mutwe. Ubwo uyu mupira ni ngewe wawuboshe, mbohera abana b'abanyeshuri, ngabohera n'abapapa, buri wese uko aje angana ndamubohera, kandi umupira mubohe bigahwaniramo, kubera ko Imana iba iri mu ruhande rwanjye. Amen. None se ko mbona uyu mupira urimo amabara atandukanye, ndimo ndabona urimo umutuku, urimo ibara rijya kuba umukara, mbese ndi kubona harimo amabara menshi, ariko aya mabara ngabona ntabwo avangavanze. Bishatse kuvuga ngo aya mabara uyatondeka ukurikije uko uyu mupira udodwa. Ese wifashisha iki kugira ngo umenye aya mabara y'uyu mupira, umenye kuyashiramo? Ese ni igiki wifashisha? Aya mabara kuyashiramo na n'ubundi nyashiramo nkoresheje ya maso y'umutima, kubera ko Uwiteka Imana kijya kuyampa yambwiye ko amaso y'umutima areba kure kuruta y'umubiri. Niyo mpamvu aya mabara nicara ku mashini ngayatera ngurikije uko umukiriye yabinsabye. Murakoze. Imana ishimwe cyane, ndumva ari byo gushimira Imana. Wakomeza noneho ukatubwira na nyuma yo kwiga kudoda, ese byagenze bite? Ese iryo shuri wararirangije urivamo? Ese byagenze biti? Iryo shuri nararirangije, babonye nagize amanota meza cyane ashimishije, bampereza iyo mashini, na n'ubundi nyijyana iwacu mu cyaro nkomeza gukora. Nkomeje gukora nabonye abakiriye benshi cyane. Noneho kubera ko mu rugo iwacu umukobwa umaze gukura
ashaka byibuze yibitseho nk'ibitenge 5 umunyantege ngeya, kuko umukobwa uri guhora mu dukanzu abasore b'iwacu ntabwo bamukunda. Oya, ako kantu ongera ugasubiremo, ntago mwumvishe neza, ongera ugasubiremo ako kantu. Umukobwa w'iwacu umaze gukura, ibitenge ashaka yibitseho, ashatse umugabo ni ibitenge 5 nabwo umunyantege ngeya. Noneho nanjye kubera ko numvaga abandi bakobwa batunga n'abafite ibitenge, numvishe naharanira nanjye kugura igitenge ngadodesha iribaya, kuko numvaga nanjye aricyo cyambera nk'umukobwa umaze gukura. Nodesheje iribaya, ubwo mu rugo ishari rirongera rirazamuka, satani irongera ibyutsa umugara, kubera ryari baya bari babonye nadodesheje nanjye naryambaye ku cyumweru. Barangije imashini bayica uko bukeye nuko bwije, najya kuyicaraho ngasanga imashini yapfuye. Ubwo niho nahereye mbwira mukecuru ati re mukecuru, imashini yanjye iri gupfa uko bukeye nuko bwije, kandi nanjye muri kureba Imana yarangiriye neza, ndi kuhabona isabuni, ngahabona amavuta, ndetse nganatera na kanta, mutwe wanjye musatsi wanjye ugasobanuka, nanjye ngajya mu bandi meze neza. Nubwo ndafata indorerwamo ngo nirebe nkoresheje amaso y'umubiri, ariko mba ndi kumva ko nanjye uko nabikoze kose bimeze neza. None imashini yanjye bari kuyica. Ubwo rero ndashaka ko mwamereza icumba ngajya ndayikingirana ngareba aho izongera gupfa biciye. Mukecuru arangije arambwira ngo nta bagore 2 mu nzu. Namubwira ngo nanjye maze gusobanuka, ubungubu itegeko rirengera abafite ubumuga aho riri, mumpereza ico cumba ndeba imashini izongera gupfa biciye. Ubwo niho bahereye nyine barakimpa, bakimpaye, babakobwa bakagaruka be bakavuga ati noneho uzagende nawe ujya iwanyu. Ndibaza ngaho nakuriye kari aha ngaha, ndajya iwacu ndahabwirwa n'iki? Niho bafashe umwanzuro wo kunyirukana mu rugo. Bamaze kunyirukana mu rugo, kubera ko umuntu usenga abatandukanye n'abadasenga, mujye murakunda gusenga, kubera ko gusenga harimo ibyinshi byiza, kandi ibyahishwa abanyabwenge Uwiteka Imana yabishuriye abaswa. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo ntabwo nshatse kuvuga ngo abize mbabwiye nabi, ahubwo nshatse kubabwira ko umuntu ashobora kwiga ariko yaba adafite n'amakuru y'ijuru, bikarangira amenya ubwenge bwo muri ya mashuri gusa, ariko iyo yasenze yibikaho amakuru y'uko yasenze, akibikaho n'amakuru y'ubwo bwenge bwo yakuye mu ishuri. Noneho nageze ahantu bita ku kabari, numva ijwi ry'Uwiteka Imana rimbwiye guhamagara umudiyakoni nari mfite muri telefone, ndi kumubaza inzu yo gukodesha, kubera ko nari nahagurukanye amafaranga 11,000 ku mufuka. Muhamagaye andangira inzu yo gukodesha. Ubu tuvuga n'ubu ndi kubabwira ubu buhamya bwanjye, ndibana mu nzu kandi ubuzima burakomeje kubera Imana. None se Masengesho ngize amatsiko, kuvuze ko ugeze ku kabari wahamagaye umudiyakoni kugira ngo agufashe gushaka inzu. Ese ubwirwa n'iki nimero uri buhamagare? Bigenda gute kugira ngo umenye urahamagara nde kandi ubana n'ubumuga bwo kutabona? Mbikora ngoresheje arufabe. Arufabe iyo nyikoresheje menya uwo ngiye guhamagara uwo ari we. Baba bahuriye kuri iyo arufabe, bikarangira nifashishije umuntu ureba, yarangiza akantebera muri ya telefone ngahamagara umuntu ngiye guhamagara, noneho ubundi tukavugana. Ubwo ngubwo rero nkimara kugera hariya ku murenge wa Nyundo, akazi ku mashini kahise gahagarara, ndi kuhamara umwaka n'amezi 3 nta kazi mfite, ariko ubuzima burakomeje kubera ko inzira z'Uwiteka Imana zirenze 1000, yacisha mu mwana w'umuntu agasubizwa. Umuntu ukorera Imana rero ntabwo yasabiriza, kandi nta nubwo yabura uko yabaho, kubera ko Imana yacu ishoboye byose. Buhamya bwanjye bwo nabwise kubanza Imana imbere. Reka mudufatire Bibiliya rero, muturebere ijambo ry'Imana riri kuboneka muri Maraki ibice 3, ni umurongo wa 7 mugeze ku murongo wa 10, twumva uko hatubwira. Maraki ibice 3 umurongo wa 7 ugeza ku wa 10, twumva uko hatubwira. Maraki ibice 3
umurongo wa 7 kugeza ku wa 10 twumva uko hatubwira. Igitabo Maraki ibice 3, turasoma duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Haranditswe ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, nimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima imana ibyayo, ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse mubishire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ndazabagomororera imigomero yo mu ijuru, ngabasukaho umugisha mukabura aho muwukwiza. Amen. Imana nibahereza umugisha, bishatse kuvuga ngo nawe hari uko ukora Imana yaraguhaye akazi ikagutera iteka, ntabwo warya ngo wibagirwe ko Imana mu nzu y'Imana urashiramo 10, kubera ko ni 10 kiba gikenewe. Iyo utanze 10, Imana ireba hahandi wakuye ikongera igasubizaho, kubera ko ibiri kubona ko ufite ishaka ryo kuyikorera bitewe nuko yaguhaye akazi. Imana nibahereza umugisha, mwebwe mwakomeze kungurikirana kuri buno buhamya ntanze no ku ijambo ry'Imana rivuzwe. Imana ibahereza umugisha. Buhamya bwanjye burangiriye aha, reka twongere dushimire Imana. Mbere yuko usenga, kandi koko tunarasenga, kandi unarasenga, nagiraga ngo ngubaze, uvuze ko wikodeshereza, kandi uvuze ko umaze igihe kingana n'umwaka n'amezi angahe? N'amezi 3 udakora, warabuze icyo ukora. Ese muri uwo mwaka n'amezi 3 ubayeho gute? Utungwa n'iki? Ujya bigenze bite? Ese amafaranga y'ikode uyabona bigenze bite? Watubwira kugira ngo twumve imirimo y'Imana. Ubu buhamya kubera njya kubutanga ku nsengero ahantu hagiye hatandukanye. Iyo natanze buno buhamya, kubera ko Imana ifite inzira nyinshi, hari ab'Umwuka Wera akoreramo, barangiza bagakora mu mifuko yabo bakurikije uko bafite. Hakagira wenda nguvuga ati ngwishuriye amezi 2 cyangwa se ngwishuriye 1, undi akavuga ati fata bino 5 ubijyane mu soko uhahe. Nubwo buzima mbayemo. Murakoze. Aha, Imana ishimwe cyane. None se watubwiye ko ufite imashini. Ese ntabwo wigeze ushaka aho gukoreshereza iyo mashini, cyangwa iyo mashini yarapfuye? Se habuze iki kugira ngo ukomeze gukora kandi ufite imashini? Bimeze bite? Imashini ntabwo yapfuye, n'ubu ngubu ndamutse mfite akazi nakora. Icyatumye ndajya gushaka aho gukorera byatewe nuko ndi mu nzu ngenyine. Noneho ngatekereza ngo ninjya kuhashaka se gutaha bizajya bigenda gute? Nzajya mbora ntega ndashe, inyungu nungutse yo sinzajya nyitakaza ndi gutega, bikarangira mbuze uko nahaha no kwishura inzu. Noneho nikindi ngaba ntazi aho abashira hamwe bari, ngo mvuge ngo ndajya kubashaka twicarane dukorane. Ibyo akaba ari byo byatumye imashini ikomeza kuguma aho ngaho mu nzu. Murakoze. Bishatse kuvuga ngo uramutse ubonye aho ukorera, uramutse ubonye ibisabwa kugira ngo ushobore kuba wakomeza
umwuga wo kudoda. Ese wumva wakomeza kudoda uramutse ubonye uburyo ukabona nawe ukorera, kubera ko uvuze ko kuhabona byagoranye utanahazi? Ese biramutse bikunze wakora bimeze bite? Biramutse bikunze nakora, kuko nanjye numva gukoresha amaboko yanjye mbikunze, kuko n'igikoresho ngifite. Biramutse bikunze nakora. Imana iguha umugisha. None ni izihe nama waha abantu? Ese nk'abantu bari batendeburitse mu mitima yabo, bamwe bari bamaze kumva bakayutse, hari n'abandi kandi bari hirya tutazi babayeho mu buzima nawe ubayeho. Ese ni iyihe nama wabagira nkawe ko tubona umeze neza? Ni iyihe nama wabagira? Inama nabagira cyane cyane nahera nko ku babyeyi. Ababyeyi, hari ababyeyi batari bamenya agaciro k'umuntu, niko navuga. Yaba afite ngo uwo mwana ufite ubumuga akumva ko yamufata nabi, kandi hanyuma y'ubuzima haba hari ubundi. Umwana ufite ubumuga birasaba ko wamufata neza. Icyo ukoreye umwana udafite ubumuga n'ubu ufite ukakimukorera, kubera ko iyo umukoreye icyiza ngicyo ukoreye umwana udafite ubumuga, bituma nawe akanguka mu bwonko, akumva ko nawe hanyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi akumva ko nawe yazakorera Imana ashingiye uko ababyeyi be bamufashe neza, kubera ko muri icyo gihe ntahahurira n'ubwigunge. Ababyeyi rero batwita, ntabwo kubyara umwana ufite ubumuga aba ari uko Imana yakwibagiwe, ahubwo natwe impamvu tuba tuvutse, Imana ibiri kugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri twe. Kuko hari abanga gukorera Imana bakavuga ngo ntabwo bashoboye, bareba ngo ubuzima barimo bakavuga ngo Imana yarabibagiwe. Atari uko yabibagiwe, ahubwo ari ukugira ngo Imana ikomeze iganze. Niyo mpamvu ndi kubabwira rero ngo abari bagiye kure n'abari bacitse intege batendeburitse, mwongere mwumve ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi, kuko Imana yangiriye neza mfite ubumuga bwo kutabona. Namwe nimuyikorera mushizeho umwete, naho izananirwa kubagirira neza, kandi mwongere mugaruke, kuko Imana yakoraga ibitangaza kera n'uyu munsi niyo igikora. Ndi kubabwira ngo mwongere mugarure imitima yanyu hafi, mwongere mwumve ko Imana ishoboye byose. Mbese mwongere mwigirire icyizere, kuko iyo witakarije icyizere Imana ikabona wavuye mu byayo, nayo imera ngikuretseho gatoya ngo irebe uko uramera, ariko hanyuma y'ubuzima haba hari ubundi. Mwongere muze mu nzu y'Imana, mwongere mutege amatwi ijambo ry'Imana, kubera ko hanyuma y'ubuzima haba hari ubundi. Imana nibahereze umugisha. Nawe Imana iguhereze umugisha. Nakubaza ibibazo byinshi kuko ndi kumva ubuhamya bwawe ari bwiza. Ese reka ngubaze utubazo tubiri. Nabonye hari akantu witwaje kameze nk'inkoni. Ese ko kamaze iki ako kantu nabonye iruhande rwawe? Iyi ni inkoni y'abatabona. Iyi ni inkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona, kandi abantu nyine batayizi nibo bayita inkoni. Iyi bayita cane branche. Iyi ni cane branche kuko iyi ifasha abantu bafite ubumuga bwo kutabona ngatwe, kuko iyo uri kugenda mu nzira hari nimugoroba igira akagarura rumuri. Iyo imodoka ikabonye byibuze wenda nayobeye ngo mu muhanda, irangatira cyangwa se igahagarara ngabanza natambuka. Ubwo muri kumva akamaro ka mbere k'inkoni ifite. Kindi kintu cy'inkoni itumariye, iyo ugeze ahantu hamanuka, yo iba yabyumvishe ko uhageze mbere y'uko ubyumva mu maboko ukoresheje iyi nkoni ko uhageze, warangiza ukahamanuka witonze kubera ko uba uyifite. Ikindi iyo ugeze aho amabuye ari, iyo ugeze aho amabuye ari kubera ko uba uri kuyikoresha utarangaye, irivugiza ugahita ubyumva ko wageze ku mabuye, ukahindukira ukagendera ahantu hazima. Niciye inkoni itumariye. Dushimiye Imana ku buhamya uduhaye, ariko nifuje kukubaza ibyiringiro byawe imbere. Ese ni ibihe byiringiro ufite? Imbere mfite ibyiringiro by'uko n'ibindi Imana itari yakora izabikora, bitewe n'uko ikimara kumpa ayo maso y'umutima yo n'ubundi yambwiye amasezerano menshi nibitseho.
hari ayagiye arasohora hari n'atarasohora. Ayatarasohora rero ndacyarindiriye, kuko impamvu ibyo byiringiro mbifite ni uko hari ibyo nabonye, nuko rero n'ibindi nabyo izabikora. Imana yambwiye ko izanyubakira urugo, izabikora. Imana yambwiye ko izankura mu nzu y'ikode, izabikora. Ari nibyo byo kuba ndafite aho gukorera nabyo ifite uko izabigenza, kuko nimara kunyubakira urugo narabyaye, abana banjye bazajya baranjyana njye ku kazi nta kibazo mfite ngo ndahungabana ngo mbese ndataha gute. Ibyo byiringiro rero nabyo ndabifite. Imana nibahereza umugisha. Mwebwe mwakomeje gutega amatwi ubu buhamya, reka dushime Imana. Mbere y'uko ushima Imana, nizere ko abantu babyumvise, kandi ibyiringiro ufite ni byiza by'uko Imana izakubakira ikagukura mu ikode, ndetse kandi ikaguha n'imikorere, ikaguha aho ukorera. Rero dushimiye abantu badukurikiranye, Imana ibaha umugisha. Reka rero ubasengere n'Imana kugira ngo Imana ikomeze kubashigikira. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe tugushimira kurinda kwawe gukomeye. Tugushimiye kuko wemeye Mana Data kuramutsa aba bantu bari bazima, bakaba bategeye n'amatwi ubu buhamya ntanze, kuko Data wa twese Paulo niwe wabivuze neza, aravuga ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Ndagushimye rero ko aba bantu wabahaye kumva no kuzirikana ubu buhamya, none dusoreje aha, turacumbitse Kristo. Igihe nubyemera tuzongera tugaruke, tukomeze tuvuge gukomera kwawe kubera kuri Imana yacu. Komeza uheze igisa n'ikibi cyose, abari bajyanye imitima kure wongera uyigarure hafi, kubera kuri Data wa twese mwiza. Kandi nizeye ko ubuhamya bwanjye ntanze hari aho bubakuye, hari n'aho bubashize. Abari bafite imitima yihebye, nizeye ko ngiye kuyigarura hafi. Nizeye ndashidikanya ko ibyo byose ubyumvise kandi kubikoreye kwiyubahisha mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen.